batandukanye tugiye gukorana ikiganiro hano, reka mbanze mbasuhuze nabo batwibwire hanyuma dukomezanye mu kiganiro. Yes, muri kumwe na Fisha nanone nyine nk'ibisanzwe, nkaba ndi umwe mu bantu bagiye kuba basesengura cyangwa se twakwinjira muri aya makuru agiye atandukanye ari kugenda aca ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Ndakeka ari ibyo ngibyo nyine turaje. Yego, ndi kumwe na mugenzi wanjye wundi, nawe reka twibwire. Umeze neza mbere ya byose? Imeze neza cyane. Yego, ibwira abadukurikiye hanyuma dukomeze tujya mbere. Yego, njye nitwa Hagenimana Elisa J Nebuzo, tukaba tugiye gufatanya muri iki kiganiro kuvuga ku makuru ari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Yego, ngira ngo nk'uko mwabyumvishe turi kumwe n'abatumirwa hano cyangwa se tugiye gukorana ikiganiro. Reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hatandukanye, mwe mudukurikiye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ku migabane itandukanye y'isi. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uwo bitameze neza, Imana iri mu ruhande rwawe. Nk'uko mubyumva rero, dufite ijwi ridasanzwe ritandukanye n'ibyo twari dufite. Ni ijwi nyine nawe uhita ubyiyumvisha, ushobora kwibaza ngo habaye iki. Nibyo tugiye kuba tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo turajya ku ruhande, ntabwo turajya kure y'ibiri kuvugwa, cyane nk'inkuru y'incamugongo iri kuvugwa y'umuhanzi cyangwa se umuntu wakunzwe na benshi na sosiyete nyarwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, bita Dorimbogo, uzwi ku mazina ye ubusanzwe witwa Nyiransengiyumva Valentina. Yitwa Nyiransengiyumva Valentina. Ubu tuvugana akaba yarangije cyangwa se yavuye mu mubiri, cyangwa se atakiri ku isi y'abazima. Atakiri ku isi y'abazima. Ntago akiri ku isi y'abazima. No kuvuga ngo tutagiye kure cyane, uyu Valentina ntabwo ku itariki turiho uyu munsi, turi ku munsi wo ku cyumweru, ku basenga ku cyumweru, ntabwo ari wo munsi yitabiyeho Imana, ahubwo uyu munsi ndakeka ubaye umunsi wa kabiri. Natwe ubu tuvugana turavuze tuti ubu tuvugana ntago akiri mu isi y'abazima. Yego, muze kwihangana no guseka, burya ababa basigaye biba ari byiza kugira ngo tuze kuba twanamwenyuraho nyuma yo kubura umuntu. Burya ubuzima buba bukomeje, ariko nyine reka tuze twinjira mu nkuru nyirizina. Uko hano umuntu benshi wenda bagiye babibona cyangwa babyumva, ariko ushobora kwibaza ngo ubundi uyu mukobwa yari muntu ki? Yego, yari muntu ki uyu mukobwa? Ubundi ku mazina ye y'ababyeyi yitwa Nyiransengiyumva Valentina, ariko akaba yaramenyekanye ku izina rya Dorimbogo. Uyu Valentina bikaba ari umwana wa gatanu mu bana batanu ba mama we babyaye. Famiye yabo nyine urumva bari abana batanu. Hanyuma uyu Nyiransengiyumva Vava cyangwa se Valentina Dorimbogo akaba yaravukiye i Nyamasheke. Uyu nguyu rero Valentina bivugwa yuko yari afite abana babiri. Bivuga yuko rwose asize abana babiri. Kumbe yari umubyeyi. Yari umubyeyi Valentina rwose. Yes, reka tubivugeho neza nta guciye mu ijambo, kugira ngo tuze kuba twakwinjira mu kiganiro neza turi kumwe n'abadukurikiye cyangwa se abashaka kumenya amakuru neza tuyabahe neza. Ariko nagira ngo reka nze gusaba twinjire mu kiganiro, ariko tumanjije kuba twagezwaho nyine amakuru ye nyirizina. Babyita ngo iki? Bayita incamake cyangwa icyegeranyo. Yes, ni icyegeranyo nashakaga kuvuga, kugira ngo tubashe kuba abo bantu basobanukirwa. Nyuma yaho twe tuze nyine twinjira mu kiganiro neza, uraza kuba watugezaho icyegeranyo mu minota mikeya cyane, kugira ngo ibintu bize kuba byagenda neza cyane rwose. Yego, nibyo ni natangiye nkomoza kubibabwira ku mbuga nkoranyambaga zose, kuva kuri TikTok, Facebook, Twitter, rubuga rwahindutse X, YouTube ndetse n'ibindi binyamakuru. Ubu izina cyangwa se amakuru ari kugenda acicikana ni kuri iri zina rya Nyiransengiyumva Valentina Vava, wamenyekanye nka Dorimbogo. Rero mushobora kwibaza muti uyu Dorimbogo bite byiwe?
ngiye kugenda basobanura mbahereza details z'uko uyu Nyiransengiyumva byari bimeze, hanyuma twanzike tujya mu kiganiro nyirizina. Uyu Nyiransengiyumva nabibabwiye yari umwana wa gatanu mu bana batanu ba papa we na mama we, ndetse muri abo bana batanu hakaba hari hamaze kuba hapfamo abana babiri, ndetse n'uyu nguyu wiyongeyemo, bivuga yuko ari abana batatu muri iyi famiye bamaze kuba bapfa cyangwa se bava mu mubiri. Uyu Nyiransengiyumva Vava Dorimbogo akaba asize abana babiri, ndetse kandi bikaba uyu mwana rwose Nyiransengiyumva Valentina yari abana na mama we gusa, dore yuko ngo na papa we yari yaramaze kwitahira, mbese yarakuwe mu mubiri. Ndetse uyu Nyiransengiyumva Valentina biravugwa yuko atigeze yiga kubera iyi mbogamizi n'ibibazo yagiye ahura nabyo. Akandi kantu naje kuba mbona nuko uyu ari mwene wabo wa Edouard Bamporiki. Uyu nguyu Edouard Bamporiki ngira ngo nawe arazwi cyane, yabaye no mu buyobozi bw'iki gihugu cyane. Uyu nguyu rero ngo yakomeje kugira indoto zo kuba yaza i Kigali kugaragaza impano, ndetse no kugira ngo agaragaze ibihangano byiwe. Ku wa 3 Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2022 ku isaha y'isaa 7 n'igice nibwo yaje kwerekeza i Kigali, maze aza asohorera kwa babyara we, dore yuko yari yayobewe kwa Edouard Bamporiki aho yabaga. Hanyuma yaje gufatwa n'uburwayi nyine butari kugenda buvugwaho rumwe, aho yaje kuba ajya kuba Kabeza Remera, nibwo yatangiye kwerekana impano ziwe zitandukanye, harimo indirimbo cyane yakunzwe yise Dore Imbogo. Yagiye akora ibyegeranyo ku banyamakuru bagiye batandukanye, ku binyamakuru bitandukanye cyane kuri YouTube, avuga yuko rwose iyi ndirimbo ngo akunda inyamaswa cyane, ndetse kandi ko abashaka gukangurira abakerarugendo bagombaga kuba baza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusura izo ngagi, imbogo, impara ndetse n'imparage, inyamaswa ziba muri parike z'ibirunga ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu nguyu rero akaba ari indirimbo nyinshi yagiye akora, harizo zitwa za Christmas, Tora Kagame, hari n'indirimbo ndetse yahimbiye Pamela na Debeni, ndetse n'indi ndirimbo yise Mapenzi, ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. Uyu nguyu rero akaba yarafashwe n'uburwayi yabufashwe nabwo nyuma yuko yaravuye gusura umuryango we, abo bana ndetse na mama we i Nyamasheke. Agarutse i Kigali yumva umutwe uramurya cyane, hanyuma aza kuba yahamagara uzwi nka sheri we, nk'uko byagiye bihwihwisa ku mbuga nkoranyambaga yuko yaba agiye kuzakorana ubukwe na Dr. Emmy, maze amujyana mu bitaro. Nyuma yuko yaramaze kumuha amata abona ari kuyagarura, ntashoboye kuba yayanywa, hanyuma ajyanwa ku bitaro hariya i Remera kugira ngo babe bamenya indwara bamuvura. Hanyuma ageze i Remera bamusubizayo, ni kuri biriya bitaro bya Kibagabaga niho yarajyanwe. Nyamara ageze ahangaha Kibagabaga bamusubizayo, bamubwira yuko agomba kujya kwaka transfert, dore yuko arazanye uyu murwayi nta transfert bigeze baka. Hanyuma ajya kuba yajyanwa ku bindi bitaro. Arangira Emmy abona yuko kuba yasubira kujya kwaka transfert ari ibintu bitamworohera, hanyuma amujyana ajya kwaka transfert ahazwi kwa Rando, niho yageze amujyana. Agezeyo nabwo ntibyamukundira, ariko Emmy abonye bikomeje kwanga, nibwo yahisemo kumujyana kwa Nyirinkwaya. Ahangaha kwa Nyirinkwaya nawe bamugejeje uyu mukobwa Vava rwose Dore Imbogo, bamugejejeyo bamutera inshinge ndetse n'amaserumu. Bigeze ku isaha y'isaa 7
arataha, ariko muri iko gutaha dore imbogo arangije abwira umukunzi we cyangwa se fiyansi we ari we Dr Emmy, amubwira ko agiye kuba yajya kuruhukira iwe mu rugo, ariko Emmy aramwangira amubwira ati ntago wajya mu rugo kuko uracyameze nabi. Hanyuma bajya kuba bareba ahandi hantu bacumbika. Nyuma y'uko gucumbika rero byakomeje kwanga, akomeza kurwara, ndetse bonye ko bidashoboka asubirwa ku bitaro bamujyana iwabo i Nyamasheke mu gitondo kuri uwo munsi. Ubwo yari avuye kwa Nyirinkwaya, yabyutse mu gitondo nk'amasaha ya saa 3 z'amanywa, asaba ko yajyanwa iwabo i Nyamasheke ku bitaro bya Kibogora, niho yaje kubita ajyanwa. Hanyuma bageze Kibogora bamwitaho barareba, ariko Kibogora naho ntibyashoboka ko bamuvura iyi ndwara, kuko indwara yari yarabaye amayobera, ntibabashaga kubona indwara. Hanyuma ariko ngo muri uko kujya i Nyamasheke yasezeye uyu fiyanse we Dr Emmy, amubwira yuko rwose atafite igihe cyo kuzagaruka i Kigali, mbese yacaga amarenga yuko ngo ashobora kuba yataha. Hanyuma yagiye iwabo, ubwo yageraga ku bitaro bya Kibogora nibwo channel yitwa ni Urugendo TV. Urugendo TV niyo channel ya YouTube yahise ijya gusura uyu muhanzikazi, uyu nguyu Vava rwose dore imbogo, maze baganira nawe babona arembye cyane, ndetse anatangira no kwiyekisuza asaba imbabazi abantu bamwe na bamwe, mbese muri rusange yacaga amarenga yo kuba yagenda. Hanyuma icyaje kuba kimenyekana, uyu nguyu nyuma bamuhaye transferi imujyana ku Kibuye. Ni nyuma yuko ibi bitaro by'Inyamasheke bya Kibogora byari bimunaniwe, bimuha transferi imujyana ku Kibuye, aho ni ibitaro biri i Karongi hariya i Rubengera. Niho rero bamujyanye ku Kibuye ku itariki ya 23 Nyakanga 2024, kugira ngo bamunyuze muri sikaneri, dore yuko ahangaha ku bitaro bya Kibogora nta sikaneri bari bafite. Hanyuma bamwohereza ahangaha ku Kibuye kugira ngo bamucice mu cyuma barebe indwara yaba arwaye, ariko ntiyajyanweyo ako kanya, ntago yahise ajyanwayo, ahubwo yahise ajyanwa mu rugo iwabo i Nyamasheke. Rumva yagiye akora ingendo nyinshi. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 2024 nibwo yarembye cyane, araremba cyane, ariko ageze ku Kibuye birangira arembye cyane, ariko barangira bavuga yuko uyu nguyu rwose Vava dore imbogo ko hari indwara yari akunze kurwara, dore yuko na n'ubu kugeza kuri amasaha indwara yararwaye, indwara yaba yamuhitanye yabaye amayobera. Ariko bamwe na bamwe ndetse n'iby'umuryango we wagiye utangaza, batangaje yuko rwose ngo cyaba ari igifu, kubera ko ngo yakundaga mu buzima busanzwe yakundaga kurwara igifu. Ngayo nguko rero amwe mu makuru make yanashoboye kuba nashaka Deptywa ndetse nawe Fisher, ngayo amakuru aranga uyu muhanzikazi uri wabaga mu Rwanda, rwose wakoraga mu Rwanda. Ngayo nguko yego niko bimeze. Ubu ngubu tuvugana biragoranye ko ushobora kubona kimwe mu bitangazamakuru biri mu Rwanda cyangwa se ndetse n'ahandi wenda aho asanzwe agera azwi. Byagorana ko utabona ahenshi hari titire ivuga iti Vava wamamaye nka dore imbogo yitabye Imana. Ubu ngubu nkaba mfite amwe mu makuru ajyanye n'icyegeranyo maze gukora, amakuru rwose mfitemo n'abantu bagiye banyihera bizewe ba hafi ye. Ni inkuru twatangiye, ni inkuru tumaze gukora nonaha igaragaza ko umuhanzi kazi Valentina Nyiransengiyumva wamamaye mu ndirimbo zinyuranye nka dore imbogo yitabye Imana aguye mu bitaro nyuma y'igihe cyari gishize abaganga batarabona indwara. Umwe mu bo mu muryango wa dore imbogo yatubwiye nkatwe nka Kinigi Radio and TV, niwe wabidutangarije,
atubwira ko dore imbogo yitabye Imana ahagana saa 12 zo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 27 Nyakanga 2024. Yavuze ko dore imbogo yari amaze igihe yivuriza mu bitaro bya Kibuye mu karere ka Nyamasheke, ari naho yaguye, ariko ko abaganga ntibari bakabonye indwara. Ati ibyumweru 3 byari bigiye kuzura ari mu bitaro, ariko yatakaga cyane. Ibyumweru 3 byari bigiye kuzura ari mu bitaro, ariko yatakaga cyane, tukumva cyane ari umutwe umuzahaje. Uri kumva, yatakaga umutwe, niwe wabaga umuzahaje cyane. Yabanje kuvurizwa mu bitaro bya Kibogora, ahava yerekeza mu bitaro bya Kibuye. Nyuma y'uko yari ahawe transferi, ari naho yaguye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 27 Nyakanga. Dore imbogo yavuzwe cyane mu bitangazamakuru nyuma y'uko asohoye indirimbo Dore imbogo, aho aririmbamo agira ati dore imbogo, dore impara, dore imvubu. Yavugaga ko yayihimbye iyi ndirimbo bitewe n'uko akunda inyamaswa. Wagiye ubikomozaho cyane. Ndacyakomeza iyi nkuru, ndacyayifite. Ku wa 19 Ukuboza 2023, dore imbogo yasohoye indirimbo yahimbiye The Ben na Pamela yise Umugisha. Yayikoze kubera ko akunda uyu muryango nk'uko yabivugaga. Hari hashize iminsi 6 aho yavuze ku buribwe yari arimo anyuramo, ariko kandi yashimishaga buri wese wamubaye hafi mu burwayi bwe. Ntaguciye mu ijambo Deptiwa, icyo kinyamakuru uri watubwiye ni ikinyamakuru ni Urugendo TV, ni channel ikora kuri YouTube. Nicyo ngo kinyamakuru cyafashe iya mbere cyo kuba cyasura uyu Vava aho yari arwariye mu bitaro. Yego, ndacyakomeza inkuru. Uyu mukobwa yavugaga ko arwaye umutwe cyane, ati mfite uburibwe bwinshi, ndacyongerwa ndokerwa. Avuga ati mfite uburibwe bwinshi, urumva yarafite umuriro mwinshi mu bitugu no mu mutwe, ndarembye cyane, abantu bampamagaye bamfashije. Aravuga ati ndarembye cyane, abantu bampamagaye bamfashije, yabasengeye Imana ati ibahe umugisha. Yavugaga ko yarembye cyane kuko yazahajwe n'igifu cyane. Dore imbogo yavugaga ko abaganga bagerageje kumufasha uko bashoboye, kuko uburibwe butari ku kigero kimwe nk'uko yari ameze akiri mu rugo. Umuhanzi Dore imbogo nuko byarangiye yitabye Imana. Rero mwabyumvishe nyine, ibi ni inkuru zigiye zitandukanye cyangwa se ni icyegeranyo twagejejweho n'umuvandimwe ahangaha. Mwabyumvishe amakuru menshi agiye atandukanye akubiyemo, niyo tugiye kuvimuzi noneho tugendeye no ku byo famiye yitangarije, ndetse hari n'ibyagiye bica ku mbuga nkoranyambaga, kuko ibinyamakuru byinshi biri kugenda byandika ku iyi nkuru. Byinshi byavuzwe. Hari ikintu kimwe naje kuba namenya.